none ibi bintu ni ibiki? Ubu hari abisilamu bagerageza gutega amatwi n'ibi bintu twirirwa twigisha, kandi akajya mu ijuma ariko akicara akavuga ati ibi bintu by'abakirisitu mbyumve, nubwo wenda ntahita ngenda ngo njye kuba we, ariko nta mpamvu yo kubipinga. None se kuri YouTube ko njyaho nkareba ibindi, ibi wapfa kubyumva? Imana iri ku kazi kose, ariko ikintu kibabaje, vuba bidatinze Imana igiye gukoresha urugendo abo bantu iberekeze ku musozi w'imigisha. Kandi ikintu kibabaje, iyi myanya mwicayemo benshi muzasohoka mukubitane nabo binjira. Ni gahunda y'Imana kudukangura, kuko Satana twambika marinete akatwereka ko ibintu bihora uko byagize gute, uko byahoze. Hatabaye Imana ikangura abantu bayo ngo bakanguke mu by'umwuka, Yesu yazagaruka asanga abantu anabatunguye. Bibiliya iravuga ngo kandi mbaha amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye namwe ko ari njye mbeza. Mu gihe cyose dutegereje kwezwa, tugomba kuruhuka isabato nk'uko Imana yagize gute, yayiruhutse. Aba bantu bagize umugisha rero, Bibiliya igaragaza neza yuko amaraso ya Yesu Abisiraheli bayafataga nk'ikimenyetso gikomeye cy'Imana. Kandi Pawulo nawe yaravuze ngo uwo mwuka w'ukuri yatubereye iki? Ikimenyetso. Ibyo bibiri abo bantu barabifite, barabura ikintu kimwe cyitwa isabato. Hari amasomo menshi ya Bibiliya abantu b'abanyapolitike n'abantu bakomeye bagomba kumenya. Imana irimo iragenda itegura ingabo zayo, kandi si ibyo gusa, no mu banyapolitike Imana irimo iragenda itegura imitima y'abantu bazayihagararira. Amen. Uyu munsi wa none wifata umunyapolitike ngo ituvuga ngo abangaba ngo nta Mana bakorera, ngo aba nibabi. Oya, mu ntambara ikomeye haranditse ngo no mu bayobozi b'ibihugu Imana yifitiyemo abaki? Abantu. Kandi mbere y'uko akaga kaba, aba bantu bazaba barengera inyungu z'Imana kuruta iz'ibihugu bayoboye. Ibyo ni ibyiringiro dufite. Ariko mwebwe mwicara kuri YouTube, mukicara muri social, ari imisengere yose idakurikiza icyo ijambo ry'Imana rigira gute, rivuga. Kubw'ibyo rero icyo ni ikintu kigomba kubanziriza. Kubw'ibyo rero Imana iracyafashe imiyaga ine ngo ubutumwa bwiza bw'iteka ryose banze bugere mu nguni zose z'isi. Icya kabiri, hagomba kwihutishwa urubanza kugira ngo buri muntu wese impamvu y'imibereho ye yigwe. Ugomba gutsindishirizwa atsindishirizwe, abikorerwe, n'uwera akomeza agire gute, yezwe. Kangira ikintu babwira nshuti zanjye, ubu turi mu gihe cyo kwezwa. Ubu turi mu gihe abantu barimo gutsindishirizwa n'Imana, turi mu gihe abantu barimo kubabarirwa ibyaha byabo. Ariko Satani ubu yaraturangaje, imbabazi nizirangira. Nk'uko Eliya yabwiye abahanuzi ba Bali akababwira ngo nimutake cyane, Imana yanyu ishobora kuba yasinziriye, Imana yanyu ishobora kuba yarangaye, nimuyikangure. Ayo magambo ngo Satani yarayabitse, kuko ayo magambo yamukomerekeje. Ngo ayo magambo Satani azayabwira abantu imbabazi zigize gute, zirangiye. Hazabakangura abwira abantu ati iki ni igihe cyo gushaka Imana, murangariye mu biki, nimugerageze musenge. Imitima y'abantu ihita ibabwira ko imbabazi zagize gute, zarangiye, batangire batake. Nibataka Satani ababwira ati nimugerageze, Imana yanyu ishobora kuba yazindutse. Ya indi mwajyaga mujya kuririmbira no kubwiririza n'iki, nimuyikangure muyisabe ibafashe. Ngo Satani azishima hejuru y'abantu nk'uko Eliya yamwishimye hejuru. Abantu barimo baroroherwa, abantu barimo baraza mu rusengero, umuntu yari ameze nk'imbobo, ejo Imana ikagenda ibicishamo, abantu bakakugirira icyizere, ugatangira ukadodesha ikoti kuko uri muri korari wanyu nta n'uwaryambaye, ukabona ubuzima mu buragenda bwigira imbere. Ejo warangiza Imana ikagufasha, ugatangira gukora uturimo, Imana ikaguheramo umugisha. Kera kaba Imana igahita ikwereka umugeni, uratangiye kurambagiza, iwanyu bose barateruraga, nta bukwe bazi, ugasohora invitation. Kera kabaye ubaye umugabo, Imana ikaguha umugore uzi gukora, mugafatanya mugapfundikanya. Mwamara kugira ibipangu, mumaze kubyara abana bize kaminuza, imodoka ziparitse mu gikari, amafaranga kuri konti amanuka, telefone mwana zizimije, umuntu yarangiza agahita atangira ngo ubundi se gusenga ni iki? Ikosa bakoze abamaze guhonjoka. Ntabwo Imana irimo kubuza intambara no kuzipfubya ngo ifashe Abisiraheli bo muri Palestina. Oya,
ntabwo Imana ipfubya intambara ngo ifashe Abarabu kuko Abarabu bayise Allah. Oya, ntabwo Imana ifashe Ukraine kubera ko Ukraine igizwe n'aba-orthodox benshi kubera ko biyopoje na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Oya, misiyo ni imwe gusa, ni ugucungana n'uko imbata z'Imana zishyirwaho ikimenyetso. Impamvu ni iyihe? Umushwi uko ukora urugendo rurerure ujya kure ya nyina, niko uwo mushwi uba ari umukandida wo gutwarwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Uko ugenda kure y'abana b'Imana, uko ugendera kuri itorero ry'Imana, uko ugendera kuri ibyanditswe byera, uko ugendera kuri byizerwa, birangira uri umukandida mwiza wo kwangizwa n'ikibi cyose cyaboneka. Yesu arangije ati rero mwige rwose uburyo inkoko ikoresha imbaraga zose ngo irinde abana bayo. Nanjye narabikoze, naravuze, nabarinze ibintu byinshi, ariko mwaranze. Kubw'ibyo rero mwarananiye, nta kindi nakora. Wowe wicaye aha uyu munsi, saba Imana utaba umeze nka Yerusalemu. Yesu arimo arareba akaga kari imbere, arimo arareba akaga kari muri politike z'ibihugu birimo gushwana, ibihugu birimo guterana ibitero shuma bitandukanye. Muri uyu mugoroba ndaza kubabwira amoko y'intambara. Yesu yaravuze ngo nimubona intambara zibaye. None abantu baribaza bati se intambara ni ukubona igihugu gifashe imbunda kirasa ikindi? Ubu ku isi hamaze kuba amoko menshi y'intambara. Iri zina Yeshuruni ni izina rindi ry'Abisiraheli, ariko Imana yari bise bagize umurengwe. Iyo warenzwe wowe ijuru rikwita nde? Bibiliya iravuga ngo icyakurikiyeho ni ugusuzugura igitare cy'agakiza, guhita wumva Kristo nta kintu amaze, wowe ubwawe n'amafaranga yawe yakubeshaho, amashuri yawe arahagije, wize ubabaye, 800 baguhemba birahagije. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire amagambo akomeye twihuta. N'amagambo yanteye ubwoba. Kuntera ubwoba ntabwo ari uko bivuze ngo yanteye ubwoba, ahubwo ni amagambo yankoze ku mutima. Ni amagambo ari mu gitabo cyitwa Uburezi, paje 188. Haranditswe ngo ubu abamarayika baracyafashe imiyaga y'intambara kugira ngo idahuha kugeza ubwo isi yose izaba imaze kuburirwa iby'akaga kayugarije. Ariko umugaru uri kwisuganya witeguye kuyogoza isi. Ariko barimo baratubwira ngo ibyiza biri he? Biri imbere. Kandi igihe Imana izategekera abamarayika bayo ngo barekure imiyaga, hazabaho imyivumbagatanyo n'ubushyamirane bitabona uko bivugwa mu nyandiko. Bibiliya yonyine niyo itwereka ishusho nyayo y'uko ibyo bintu bizaba bimeze. Muri yo hagaragaza amakuba akomeye kandi aheruka azaba mu mateka y'isi yacu. Ayo makuba yatangiye kugaragariza ibimenyetso byayo imbere yacu. Urusaku rwo kuza kw'ayo makuba rutera isi guhinda umushyitsi, kandi n'abantu bagahagarika imitima n'ubwoba. Urugero, urimo urashaka ahantu intambara ya Israel na Palestine iri burangirire bikakuyobera. Harimo abantu rero batangiye kuvuga ngo Israel ngo n'ubwoko bw'Imana ngo bazatsinda. Nkurikije imyumvire ipfuye iri mu bakirisitu b'iyi minsi, Israel iramutse ivuze ngo abantu bazi ko Israel ari ubutaka bw'Imana, muze tubambike murwane intambara y'Imana, hari abantu bava mu bihugu byose by'isi bakajya kugira gute? Kurasana kubw'ubujiji. Abisiraheli barimo baragundagurana n'ibintu bibi bakoze byo kutemera Yesu ko ari umukiza n'umwami wabo, kandi bazongera kongera kuba bagarura akabaraga ari uko bamwemeye nk'umwami n'iki n'umukiza. Ariko magingo aya nta kimenyetso dufite cyo kureba ku Bisirayeli n'intambara zabo ngo tuvuge ngo Abisirayeli nibarwana intambara amezi 3 ngo isi izahita irangira ngo Yesu azahita aza. Reka da! Ubutumwa bw'ubwami nibumara kwigishwa iki? Amahanga, imperuka izahera kwigire gute? Ize. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Twiriwe mu isi
isi idukamuramo imbaraga, isi idukamuramo amasezerano yawe, isi irimo gukamuramo abantu impuhwe, isi irimo guhanaguramo abantu ibyo bari bazi bari barize, isi irimo gutuma abantu bahengamira ku kibi kandi imitima yabo itabishaka. Mwami Uwiteka, aho niho twiriwe, ariko nanone tugize umugisha Mwuka wawe wera atuzanye mu nzu yawe. Ngwino wongere utwomore, ngwino wongere utuganirize, ngwino wongere utureme, duhe ubwenge, uduhe imbaraga zo gutandukanya icyiza n'ikibi. Turambuye ikiganza cyo kwizera, ngwino dupfumbatisha ikintu kidutandukanya n'abandi mu gihe nk'iki ngiki, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Dufite icyigisho cyiza muri uyu mugoroba, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo imiyaga ine iracyafashwe. Kuki se igifashwe? Imiyaga ine iracyafashwe, kuki se igifashwe? Ubu abashyitsi bacu bo bari bwibaze bati ubundi imiyaga ni iki? Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iyi ni imvugo ya gihanuzi yerekana intambara, intugunda, akajagari, ubwicanyi, ibintu byinshi by'akavuyo bigwa abantu nabi. Ariko nanone iyi mvugo turi burebe uburyo ifitanye isano no kwerekana ububasha bw'ukuboko kw'Imana. Kubw'ibyo rero nagira ngo twinjire muri Bibiliya. Twinjiye muri Bibiliya, muri busange Imana yaragiye ivuga ahantu hagiye hatandukanye. Yego, abasomyi ba Bibiliya tujyane mu Byahishuwe. Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 1. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Arangurura ijwi rirenga, abwira ba bamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Amen. Habonetse abamarayika bangahe? 5. Bamwe bategetswe rwose gufata imiyaga, bitewe nuko iyo miyaga nayo ifite aho yaturutse. Turabona haje umumarayika wa 5 wihutirwa, arababwiye ati mube mwitonze, imbata z'Imana zigomba gushyirwaho ikimenyetso. Mu kanya nari ndimo gusoma amagambo akomeye cyane, n'amagambo nari ndimo kureba, barimo gusobanura impamvu aba bamarayika bafashe imiyaga. N'amagambo yantangaje cyane. Ni igitabo Inyandiko z'ibanze paje 53, haranditse ngo, mbaza marayika twari kumwe kunsobanurira ibyo numvise n'icyo abo bamarayika 4 bari bagiye gukora. Yambwiye ko Imana ariyo yahagaritse izo mbaraga, kandi ko yahaye abamarayika bayo kurinda ibyo ku isi byose. Ko abo bamarayika 4 bahawe imbaraga n'Imana kugira ngo bafate imiyaga yo mu birere 4, kandi bakaba biteguye kurekura iyo miyaga, ariko kubw'amaboko yabo, kubwo amaboko yabo yiteguraga kurekura iyo miyaga igiye gutangira guhuha, ijisho rya Yesu ryuje impuhwe ryitegereje abasigaye batashyizweho ikimenyetso, maze yereka se ibiganza, amwinginga amubwira ko yasheshe amaraso ye ku bwabo ngabo. Hanyuma undi mumarayika aroherezwa ngo aguruke bwangu asange ba bamarayika 4, ababwire gukomeza iyo miyaga kugeza igihe abagaragu b'Imana bamarira gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Muvuge ngo amena. Iyi miyaga ni iki? Abamarayika 4 bagaragaza imbaraga z'ubushobozi bw'Imana kubuza isi, abari ku isi babi,
abapagani, abanyapolitike bafite ibisasu bya kirimbuzi, ibihugu birimo gushwana bishaka guterana, gahunda yo gushaka guhanagura ibihugu bimwe ku isi. Ibyo bintu byose abanyapolitike babishyirwamo na Satani kuko afite umwanya munini mu bitekerezo byabo. Ariko Imana nayo ifite abamarayika bahora hafi y'abo banyapolitike, ku buryo igitekerezo yararanye bushobora gucya atari cyo agize gute, atari icyo afite. Abamarayika b'Imana bashushanya aba bamarayika bafashe imiyaga ine, ngo bari ku nguni z'isi kugira ngo bakontorore yuko nta kintu cyaba ku isi Imana itagize gute, itacyemeye. Ngo ariko mu gihe bari bagiye kurekura iyo miyaga, ngo Yesu yarebye abari mu isi abona hari abantu batiteguye, kubera yuko isi yarabarangaje. Barangariye intambara za politike, barangariye ubuzima barwana nabwo, barangariye kugira ngo birwaneho, barwaneho abana babo n'abagore babo. Yesu abona habayeho kurangara, ariko abo bantu babonye amahirwe bayabyaza umusaruro. Icyabaye ni iki rero? Yesu yahise yereka se ibiganza. Amen. Amwereka ibiganza. Amaze kumwereka ibiganza, Data wa twese yibaza impamvu Yesu azamuye ibiganza. Yesu abwira Data wa twese ngo bariya nibo batumye njya muri misiyo yo gupfira umuntu i Karuvari. Kubw'ibyo rero bishoboka yuko hari icyo twabakorera. Yesu arangije yohereza marayika, ariwe wa undi marayika wa kangahe? Wa gatanu twabonye. Aramubwira ngo genda ubabwire babe bafashe iyo miyaga, bo kugira ikintu na kimwe bakora, turwane no kugira ngo imbata z'Imana zishyirwe ikimenyetso hehe? Mu ruhanga. Kubw'ibyo rero hari imbaraga z'Imana zifashe ibintu birimo kubera ku isi. Hari imbaraga z'Imana zibuza isi kwihinduriza nk'uko abanyapolitike bashaka, kubera ikintu kimwe. Ntabwo Imana irimo kubuza intambara no kuzipfubya ngo ifashe Abisiraheli bo muri Palestina. Oya, ntabwo Imana ipfubya intambara ngo ifashe Abarabu kuko Abarabu bayise Allah. Oya, ntabwo Imana ifashe Ikirene kubera ko Ikirene igizwe n'abaorthodoxi benshi, kubera ko biyopoje na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Oya, misiyo ni imwe gusa, ni ugucungana n'uko imbata z'Imana zishyirwaho iki? Ikimenyetso. Nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje. Muri iki gihe rero Satani agomba gushyiraho ibintu abantu barangarira. Abantu bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kugira gute? Byenda kuba. Amagambo akomeye cyane Imana yavuze ku bwoko bwayo, n'uburyo Imana izarinda ubwoko bwayo. Ni amagambo Imana yavuze mu gihe cya kera ndetse no mu gihe cya Yesu. Abisirayeli bo mu gihe cya Yesu, muri Matayo 23:37, Yesu yageze i Yerusalemu, yari yarakoze ibishoboka byose ngo abakize, baranga. Mwiza icyigisho cy'uyu munsi, aho Yesu yahaye abantu imitsima yo kurya, ngo bareba muri plani zabo zo kwigaranzura Abaroma, ngo basanga hari hasigaye ibintu bibiri batarabona umuntu uzabibafashamo. Ingabo zizarwana bari baraziteguye, bari barateguye strategy y'uburyo bazahirika leta y'Abaroma mu mayeri, ariko ngo bagira ikibazo cy'umuntu uzaza agaburira abasirikari ibiryo n'umuntu uzaza uvura iki? Inkomere. Ntago mwabyize? Ngo Yesu atangiye gukora ibitangaza, baravuga bati wow, uyu mugabo araje, aje kuziba icyuho. Ubwo arimo gukiza imitima y'abantu, abantu barwaye indwara imyaka 38 akabakiza. Uyu mugabo ku rugamba yakora akazi. Icya kabiri kandi arimo aragaburira abantu 5,000. Ubu rero tumuganirije n'abasirikare bose twaba dufite barimo kurwana, yazaza bagaburira, nta kibazo tugifite. Ariko uyu mugabo witwa Yesu aracyafite ikibazo kimwe cyo kutiyakira. Ntago aramenya uwagize gute uwo ari we. Yesu arangije ageze i Yerusalemu, amaso ye bamwereka urusengero, amaso ye amena urusengero, areba ahazaza h'urusengero. Amaze kureba ahazaza h'urusengero, areba hirya yaho abona ahazaza h'ishyanga.
abona ingabo z'abaroma zije mu mwaka wa 70, zirabatikura, babambwa ku misaraba, barapfa, baba nabi. Agahinda karamufata, yibaza uburyo abantu yabashoyeho, abo bantu b'Abisiraheli yabashoyeho imyaka 3 n'igice ataryama, ariko abona bagiye kumunanira neza burundu. Murongo wa 37 Yesu arangije ararira ati, Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe nshaka kukubundikira, nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimugire gute? Ntimunkundire. Inkoko ifite imishwi igira imbaraga ku buryo nta sake iyegera. Uburakari buvanze n'urukundo inkokokazi ikunda umushwi wayo bituma inkoko idafite amababa iguruka, ikaba ishobora gukura umwana wayo mu menyo y'iki? Y'agaca. Kandi inkoko igira imvugo zitandukanye. Igira imvugo ivuga irimo kubwira imishwi kurya. Igira imvugo ikoresha irimo guhana imishwi yayo. Igira imvugo ikoresha iyo hari akaga kari aho hafi. Imishwi iba igomba kumenya imvugo, ikamenya ibihe, ikamenya n'aho guhungira ko ari hamwe. Nubwo umushwi waba ukiri aho inkokokazi itaha, umushwi ntago wiringira guhungira mu nzu nk'uko wiringira guhungira mu mababa yande ya nyina. Kirazira, ibihe by'akaga bigomba kuzagera dufite ubuhungiro bumwe gusa. Ubwo buhungiro ni Kristo. Biradusaba kuba tuzi ijwi rye, biradusaba kandi kuba hafi ye. Dufite indirimbo ivuga ngo nyigiza hafi mbane, nta cyandutira kubana. Impamvu ni iyihe? Umushwi uko ukora urugendo rurerure ujya kure ya nyina, niko uwo mushwi uba ari umukandida wo gutwarwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Uko ugenda kure y'abana b'Imana, uko ugendera kuri itorero ry'Imana, uko ugendera kuri ibyanditswe byera, uko ugendera kuri byizerwa, birangira uri umukandida mwiza wo kwangizwa n'ikibi cyose cyaboneka. Yesu arangije ati, rero mwige rwose uburyo inkoko ikoresha imbaraga zose ngo irinde abana bayo. Nanjye narabikoze, naravuze, nabarinze ibintu byinshi, ariko mwaranze. Kubw'ibyo rero mwarananiye, nta kindi nakora. Wowe wicaye aha uyu munsi, saba Imana utaba umeze nka Yerusalemu. Yesu arimo arareba akaga kari imbere, arimo arareba akaga kari muri politike z'ibihugu birimo gushwana, ibihugu birimo guterana ibitero shuma bitandukanye. Muri uyu mugoroba ndaza kubabwira amoko y'intambara. Yesu yaravuze ngo nimubona intambara zibaye. None abantu baribaza bati, se intambara ni ukubona igihugu gifashe imbunda kirasa ikindi? Ubu ku isi hamaze kuba amoko menshi y'intambara. Ariko amagambo akomeye cyane, kuki Yesu yavuze ibi bintu i Yerusalemu? Turimo turareba uburyo Imana ifashe iki? Imiyaga. Mu maso h'umwana w'Imana ari we Yesu hagaragaye impuhwe z'ijuru. Ubwo yararanganyaga amaso akareba urusengero ndetse n'abari bamuteze amatwi, yavuganye ikiniga kubera agahinda mu mutima we ndetse n'amarira y'umubabaro. Aravuga ati, Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Iyi ni intambara igaragara mu gihe cyo gutandukana. Yesu yaragize agahinda, yari arimo kurwana intambara isoza yo gutandukana n'ubwoko bwe bwaranze. Reka ngire ikintu mbabwira, ibyo Yerusalemu yakoraga nibyo buri muntu wese muri no minsi arimo gukora. Bishoboka ko buri muntu ku giti cye ashobora kuba yarananiye Imana. Tekinike zose Imana yakoresheje ngo irinde umubiri wawe, irinde ibitekerezo byawe, irinde kwizera kwawe, irinde ahazaza n'amateka yawe, ukaba ijuru wararinaniye. Mu magambo y'akababaro ya Kristo,
umutima w'Imana wagaragaje ibiwushengura. Kwari ugusezera kw'amayobera k'urukundo rw'Imana rwerekanye kwihangana igihe kirekire. Ndashaka kuvuga ngo ntabwo Imana izahora yihanganye. Oya, abashaka kuza kwiga aya magambo muze kureba Uwifuzwa ibihe byose paje 419. Ariko muri uyu munsi nagira ngo mbabwire yuko Imana yari yaragaragaje uburyo ifite ububasha bwo kurinda no mu bihe by'akaga. Uyu munsi wa none usanga twicara tukajya ku maradiyo, ku mateleviziyo, abandi bagakora research, usanga turimo kurata imbaraga za Satani cyane kuruta uko turata imbaraga z'Imana. Mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 10. Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 10. Imana igaragaza imbaraga ikoresha kugira ngo ibone ubwoko bwayo. Imana igaragaza n'uburyo irinda ubwoko bwayo. Ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo. Amen. Buriya turi abantu turaha, ariko Imana yaradukuye ahantu hataba abantu bazima. Gukura umuntu mu kabari ukamukura mu irigara aho banywera itabi, ugakura undi ahantu yirirwamo ibintu by'ibintuza by'ibiyoga utamenya, ukamukura aho hantu hataba abantu bazima, ukamuzana ukamutereka mu nzu yawe, ukamuhindurira amateka, ukamuhindurira imyambaro, ukamuhindurira n'umutima. Ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butarimo abantu, iwabo w'inyamaswa zihuma. Uwiteka arabugota, arabukuyakuya. Amen. Arangije aburinda nk'imboni y'ijisho rye. Ubwoko bw'Imana burashinganye. Iyo umuntu ahindutse umuntu w'Imana bashinganye. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Data wa twese ngo reka mbanze nshyire ikimenyetso ku bwoko bwanjye, kuko ntago naruhiye ubusa. Ese uyu mwanya urimo uratunganya uruhanga ruhagarariye intekerezo. Imana irashaka kuguhanaguramo ibintu bikuri mu bwonko kugira ngo ushyiremo ijambo ryayo, ishyireho amateka yayo. Murongo wa 12, ni ku Uwiteka yari umuyobora wabwo wenyine, nk'uko ikizu gikangura ibyana byacyo. Amen. Ibyana by'ikizu bishobora kutamenya igihe cyo gukanguka, kubera yuko byo iyo biryamye ahantu hashyushye bigira ngo hazahora hagize gute, hashyushye. Ni gahunda y'ikizu gukangura ibyana byacyo. Ni gahunda y'Imana kudukangura, kuko Satani atwambika amarinete akatwereka ko ibintu bihora uko byagize gute, uko byahoze. Hatabaye Imana ikangura abantu bayo ngo bakanguke mu by'umwuka, Yesu yazagaruka asanga abantu anabatunguye. Nk'uko ikizu gikangura ibyana byacyo, kigahungiriza amababa hejuru yabyo, cyamara guhungiriza amababa hejuru yabyo, kigatanda amababa, kikabijyana, kikabiheka ku mababa yacyo, ni nako nta mana y'inyamahanga yari kumwe n'ubu bwoko. Amen. Imana niyo ifashe ubwoko bwayo, niyo yereka ubwoko bwayo aho buhungira. Kubw'ibyo rero ntabwo dukwiye guha imbaraga cyane umwanzi, ntidukwiye guha imbaraga cyane ibimenyetso birimo gusohorera imbere yacu ngo duhahamuke imbere yabyo, keretse niba tekinike Imana yakoreshaga mu kurinda ubwoko bwayo atari cyo zo ikigira gute, igikoresha. Kandi Imana yarabuzamuye ibutambagiza mu mpinga z'imisozi yo mu isi. Burya umwero wo mu murima Uwiteka buha kunyunyuza ubuki bwo mu rutare, n'amavuta yera yo mu gitare kirushaho gukomera. Murongo wa 14, n'amata y'inka Imana yabahaye amatama. Uwiteka buha ibinure by'abana b'intama n'amapfizi y'intama n'ingano. Noneho rero urumva Imana irimo irita ku bwoko bwayo, irimo irabugaburira, irimo irabwitaho, irimo irabwambika, irimo iraburinda. Abisirayeli bakoze ikosa rimwe dukwiye kwirinda gukora. Umurongo wa 15,
bamaze kurya bahaze, bamaze isura imaze gusa neza, bamaze guhinduka abantu bakenewe, bamaze guhinduka abantu bashakishwa, bamaze guhinduka ubwoko buri hejuru mu by'ubwenge. ni iki? umurongo wa 15, maze Yeshuruni arabyibuha atera umugeri. Urabyibushye, urahonjotse, urarembekereye. Maze amaze gukora ibyo ngibyo byose, guhonjoka, kubyibuha, gutera umugeri bigakunda, Imana irangije iravuga ngo maze areka Imana yamuremye. Ibi birahari ntibihari? Abantu barimo baroroherwa, abantu barimo baraza mu rusengero, umuntu yari ameze nk'imbobo, ejo Imana ikagenda ibicishamo, abantu bakakugirira icyizere, ugatangira ukadodesha ikoti kuko uri muri korari iwanyu nta n'uwaryambaye, ukabona ubuzima bwo buragenda bwigira imbere. Ejo warangiza Imana ikagufasha, ugatangira gukora uturimo, Imana ikaguheramo umugisha. Kera kaba Imana igahita ikwereka umugeni, uratangiye kurambagiza, iwanyu bose barateruraga, nta bukwe bazi, ugasohora invita. Kera kabaye ubaye umugabo, Imana ikaguha umugore uzi gukora, mugafatanya mugapfundikanya. Mwamara kugira ibipangu, mumaze kubyara abana bize kaminuza, imodoka ziparitse mu gikari, amafaranga kuri konti amanuka, telefone mwana zizimije, umuntu yarangiza agahita atangira ngo ubundi se gusenga ni iki? Ikosa abakoze abamaze guhonjoka. Iri zina Yeshuruni ni izina rindi ry'Abisiraheli, ariko Imana yari bise bagize umurengwe. Iyo warenzwe wowe ijuru rikwita nde? Bibiliya iravuga ngo icyakurikiyeho ni ugusuzugura igitare cy'iki cy'agakiza, guhita wumva Kristo nta kintu amaze, wowe ubwawe n'amafaranga yawe yakubeshaho, amashuri yawe arahagije, wize ubabaye, 800 baguhemba birahagije, wabonye akazi k'ubuganga, ukora muri ministeri cyangwa n'ahandi, ubwanjye njyewe ndihagije. Iki ni ikibazo gikomeye. Kubw'ibyo rero, mbere gato yuko akaga kaza, abantu bazaba barigeze guhekwa n'Imana, bakabwira Imana bati Imana, aho ngeze ndihagije, nkura mu mugongo niyirwaneho, akaga kazabatamaza. Nimureke tugume ku mugongo w'Imana, mureke Imana itugurukane. Nshuti zanjye, Imana ifite ububasha. Hari igitekerezo nasomye mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, uburyo ikizu gitereninga ibyana byacyo. Ikizu gifata ibyana byacyo kikabizamura bikajya hejuru, cyarangiza kikarekura icyana cyacyo, icyana cyacyo kigahanuka, icyana kikareba hasi kikavuga kiti nikubitayo ndashwanyuka, kigatangira kwirwanaho, ariko kirimo kiragira gute? Kiramanuka. Noneho nyina yarangiza igahita iziguruka yihuta, ikaza ikaca mu muyaga no mu bintu by'ibihu bituma cya cyana kitabona. Noneho nyina ikamanuka igategereza cya cyana, cyo kigahanuka kikarwana n'amababa yacyo. Urumva kiba kirimo kuyarambura amenyera. Cya cyana cyajya kwikubita ku ibuye, kikajya kikumva kiri ku mugongo wande, kiri ku mugongo wa nyina. Ibyo bifasha icyo cyana cy'ikizu kwitoza kwirwanaho, nubwo haba hari umusada, ariko kigomba kwitoza kwimenyereza kwirwanaho mu gihe gitegereje iki? Umusada. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, umuntu uzirwanaho ariko Imana akayireka, azahanuka kandi azagwa avunagurike. Imana ni umubyeyi itakuri hafi, nta kintu wageraho. Ngiyi imperuka turimo, ngibi bihe turimo, icyo nashaka kubabwira gikomeye nta kindi, nuko mbere yuko ibihe by'akaga biza, Imana ifite icyo igomba kubanza gukora. Icya mbere, igomba gucira inzira ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, kugira ngo bubwirizwe abantu bose, bube ubuhamya bwa nyuma. Umuntu udashaka kumva iby'Imana azabyumva. Hari abazabyumva bamanitse amaguru muri CHK, hari abazabyumva
umuntu yaje kugutabara wapfushije umwana, hari abazabyumva banke yamumanitse mu banyamadeni, hari n'abazabyumva kubw'ubushake bakora urugendo babyige neza. Kubw'ibyo rero Imana igiye gutanga amasomo, yaba mu buryo wowe wita bubi cyangwa mu buryo wita bwiza, Imana igiye gutanga amasomo. Ndakwinginze, shaka ukuntu uhinduka umwigishwa w'iby'Imana igusaba, atari ngombwa kubyigira mu byago na hehe no mu makuba. Byigire mu mico myiza y'abantu b'Imana bihannye. Igira iby'Imana mu bitangaza Imana igukorera. Iga iby'Imana wifashishije Bibiliya. Iga iby'Imana ukurikije umutimanama wawe, niba wamurikiwe n'ijambo ry'Imana. Ariko ngiki kintu cya mbere kigomba gukorwa. Ubutumwa bwiza rero ni ubu ngubu turimo kubwiriza. Ubutumwa bwiza ni ubuhe? Ni abantu bagiye guhabwa viza yo kujya muri Amerika. Buriya ni ubutumwa ariko ntabwo ari bwiza. Ubutumwa bwiza ni ubuhe? Nuko hano hari umuntu wakodeshaga kandi akaba afite abantu 8, akodesha inzu y'icyumba na saro, Imana ikaba igiye kumuha inzu nziza iri hafi y'umuhanda. Ubwo ni ubutumwa, si ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ni ubutumwa bwerereza Kristo, bukerekana ko ari we utsindishiriza umunyabyaha kandi ari we umweza. Ni ubutumwa bwereka abantu ko bagomba gushakisha ukuri, kandi unyuranya n'uko kuri azaribwa n'umuriro n'iki? N'amazuku. Igihe cyo kunenganenga nta gihari. Hagiye habaho ababwiriza ku isi. Mu myaka yagiye iba guturuka mu kinyejana cya 17, isi yagiye igira ababwiriza, babwiriza ibintu byinshi ariko bakirengagiza ubutumwa bw'amarayika 3 buri mu Byahishuwe 14. Iki ni igihe rero cyo kubwirira abantu yuko Babuloni igize gute? Iguye, hindutse icumbi ry'abadayimoni. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ko Babuloni ari imisengere yose idakurikiza icyo ijambo ry'Imana rigira gute? Rivuga. Kubw'ibyo rero icyo ni ikintu kigomba kubanziriza. Kubw'ibyo rero Imana iracyafashe imiyaga 4 ngo ubutumwa bwiza bw'iteka ryose banze bugere mu nguni zose z'isi. Icya kabiri, hagomba kwihutishwa urubanza kugira ngo buri muntu wese impamvu y'imibereho ye yigwe. Ugomba gutsindishirizwa atsindishirizwe, abikorerwe, n'uwera akomeza agire gute? Yezwe. Kangira ikintu babwira nshuti zanjye, ubu turi mu gihe cyo kwezwa. Ubu turi mu gihe abantu barimo gutsindishirizwa n'Imana, turi mu gihe abantu barimo kubabarirwa ibyaha byabo. Ariko Satani ubu yaraturangaje, imbabazi nizirangira. Nk'uko Eliya yabwiye abahanuzi ba Bali akababwira ngo nimutake cyane, Imana yanyu ishobora kuba yasinziriye, Imana yanyu ishobora kuba yarangaye, nimuyikangure. Ayo magambo ngo Satani yarayabitse kuko ayo magambo yamukomerekeje. Ngo ayo magambo Satani azayabwira abantu imbabazi zigize gute? Zirangiye. Hazabakangura abwira abantu ati iki ni igihe cyo gushaka Imana, murangariye mu biki? Nimugerageze musenge. Imitima y'abantu ihita ibabwira ko imbabazi zagize gute? Zarangiye, batangire batake. Nibataka Satani ababwira ati nimugerageze, Imana yanyu ishobora kuba yazindutse, ya indi mwajyaga mujya kuririmbira no kubwiririza n'iki, nimuyikangure muyisabe ibafashe. Ngo Satani azishima hejuru y'abantu nk'uko Eliya yamwishimye hejuru. Ubu rero turi mu gihe cyo kuba bize. Twarabuze umuntu wese aba afite utuntu twamutwaye, ku buryo umuntu muganira ukamaze uti se kutagisenga. Sasa rero hari utuntu twinshi nabonye ndimo ndavuga ngo ibi bintu reka mbe mbiparitse, ariko ndabiteganya mu mutima. Mba numva nimara kubona akazi, ku kazi maze kubona poste nziza nigengaho, nzatangira kuzaza nza gusenga. Urumva nareka gusenga se nkabahone? Ariko ubwo umuntu arasenga cyangwa bifite muri plan. Yego nshuti zanjye, kubera iki imiyaga 4 igifashwe? Ndacyarimo kubaha igisubizo. Imana ifite abana bayo mu madini atandukanye. Muri Kiliziya Gatolika Imana irabafite, bicara bakigishwa, ariko yagera imbere y'igishushanyo akibuka ku itegeko rya 2 muri Bibiliya ntagatifu rivuga ngo ntukikubite imbere y'iki? Y'igishushanyo.
akicara bakamubwira bati rero uyu munsi ni umunsi wa mutagatifu kanaka, yarangiza agahita yibuka ko hari isomo yasomye rivuga ngo iby'abazima ntibikwiye kubazwa abagize gute, abapfuye. Bagatangira bati uyu munsi wa mbere w'icyumweru, agahita avuga ati rero ubwo uyu munsi ari uwa mbere w'icyumweru bitandukanye n'isabato. Uwo muntu kambabwire, muri Kiliziya Gatolika ubu harimo amatsinda arimo gukora ubushakashatsi ku isabato, basenga ku cyumweru no ku isabato bagasenga. Muri aya madini ya kirokore harimo amatsinda yasabye abapasiteri babo yuko bagomba kuzaza baza gusenga ku cyumweru mu idini ryabo, ariko nanone icyo Imana isaba cyitwa isabato ntibashaka kuzacirwa urubanza. Kubw'ibyo rero ku isabato n'ubundi twebwe turahari, mujye mukingura dusenge, no ku cyumweru tuze twifatanye namwe, mutazagira ngo twaragiye. Aho bageze ni heza, bari bukomeze urugendo bazahinguka ku mucyo. Hari inyenyeri yayoboye abaki abanyabwenge kandi yabahingukije ku mukiza. Bibiliya yonyine yifitemo ububasha bwo kuyobora umuntu kugeza igihe azatera umugongo ikinyoma. Mu Bisilamu bafite amatsinda arimo gukora ubushakashatsi. Ese koko ko bamwe muri twe bavuga yuko Yesu ari ikinyendaro, abandi bakavuga ko ari umuhanuzi usanzwe, ariko twabona tukabona hari n'ibimenyetso bigaragaza ko ari umwana w'Imana. Tukabona mu buhanuzi bwa Korowani ndetse n'ibindi bitabo bishyigikira ko nanone azagira gute, azagaruka. None ibi bintu ni ibiki? Ubu hari abisilamu bagerageza gutega amatwi n'ibi bintu twirirwa twigisha, kandi akajya mu ijuma, ariko akicara akavuga ati ibi bintu by'abakirisitu mbyumve, nubwo wenda ntahita ngenda ngo njye kuba we, ariko nta mpamvu yo kubipinga. None se kuri YouTube ko njyaho nkareba ibindi, ibi wapfa kubyumva? Imana iri ku kazi kose, ariko ikintu kibabaje, vuba bidatinze Imana igiye gukoresha urugendo abo bantu iberekeze ku musozi w'imigisha. Kandi ikintu kibabaje, iyi myanya mwicayemo abenshi muzasohoka mukubitane nabo binjira. Igihe Yesu yirukanaga baguriraga mu rusengero, bato ngo baje mu rusengero bararwuzura, barabyina, bibyiniraga ibintu bibiri. Hoziya nahirwuje mu izina rya nde ryaje mu. Noneho umuyobozi umwe w'idini araza abwira Yesu, aramubwira ati ubwo urumva ni umurakare, uwo niwe wari ubacitse. Aravuga ati njye ntago nabyemera. Araza aramwegera amubwira ati cecekesha aba bantu, urumva urusaku bateye. Yesu arangije aravuga ngo aba nubwo baceceka amabuye azagira gute nyine hari abo mwabitsemo ubwoba badashobora kuvuga, ariko nifitiye amabuye yanjye azagira gute, azavuga adacecekeshwa. Ngo muri iryo teraniro bamwe mu bari baraho ni bamwe muri ba bandi bihannye babatizwa ku munsi wa Pentecost. Imana ntiyikina, iyo yagukurikiranye birangire kubonye. Ngiki kintu Imana irimo gukora rero. Ubu hari abantu barimo kwiga ibi bintu nk'uko turimo kubyiga. Umuntu akicara akakubwira ati njye sindi umudive, ariko maze kumenya ukuri, maze kugenda nsobanukirwa, kugeza ubwo mu minsi iri imbere hari abantu bari mu yandi madini barimo kwigira ijambo ry'Imana, barimo gukurikirana umwuka w'ubuhanuzi. Njyewe ubwanjye nzi umupasitoro nohereje intambara ikomeye, arangije arambwira ati iki gitabo cyanyu ngiye kuzaza nkigishirizamo, ariko sinzavuga ko ari cyo. Umuntu aherutse kumbaza amagambo nasomye mu bakurambere n'abahanuzi, yumvishe icyigisho mvugamo igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Arangije arambwira ati ejo mu gitondo nzigisha mu idini ryanjye, nshaka kwigisha cya kintu. Kubera iki? Ku meza yabo byabashiranye. Imana ifite ikirimo gukora, ariko witonde. Hari abantu bicaye mu nzu y'Imana babaye barimo gushyushya intebe. Hari ikintu cyantangaje hariya Nyabugogo, imodoka ishaka gupakira irabanza igashaka abapyesi. Wajya kubona ukabona imodoka shoferi arimo arayatsa, akegera imbere akagaruka inyuma. Ubwo wamaze kwicara yarangiza akabwira konvayeri, ariko wabaye ute wowe, nta mu mutwe ugira, winkereza njyewe mfite gahunda. Baba barabyumvikanyeho. Wajya kubona ukabona imodoka yegeje imbere, ugahita uvuga uti iyi irihuse.
ukaba uyicayemo, wakwicaramo ugahita ubona uwo mwari mwicaranye uramusuhuje, mwaramutse, iyi modoka iradukura hara, atereka nze mbibaze komvayeri, akagenda ntagire gute ntagaruke. Noneho bikaza kurangira isaha ishize, imodoka yaka yegera imbere igaruka inyuma, ujya kubona ukabona abantu barinjiye, ukabona iruzuye, wajya kubona ukabona aho bagize gute, ubuze aho bajya. Hari abantu benshi barimo gushyushya intebe z'abandi, ba nyirazo bagiye kuza. Hari ikintu mukwiye kwibuka, abantu bo mu yandi madini barwanye n'ibyaha byose, basigaje gukemura ikibazo cy'isabato. Ariko twebwe dufite abantu bagerageje gushaka isabato, ariko ibindi 9 byose byagize gute, byarabananiye. Abafite amahirwe menshi yo gukira ni bande? Mwiriwe turi ku munzani w'Imana, murumva dupima ibiro bingahe? Nta kintu kirimo. Kubera iki Imana ifashe imiyaga? Imbata z'Imana zigomba gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga. Ntabwo Imana yigeze iteganya yuko abantu bayo bari mu madini atandukanye bazashyirirwaho ikimenyetso aho ngaho bari. Oya. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo kandi mbaha amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye namwe ko ari njye mbeza. Mu gihe cyose dutegereje kwezwa, tugomba kuruhuka isabato nk'uko Imana yagize gute, yayiruhutse. Aba bantu bagize umugisha rero, Bibiliya igaragaza neza yuko amaraso ya Yesu Abisiraheli bayafataga nk'ikimenyetso gikomeye cy'Imana. Kandi Pawulo nawe yaravuze ngo uwo mwuka w'ukuri yatubereye iki? Ikimenyetso. Ibyo bibiri abo bantu barabifite, barabura ikintu kimwe cyitwa isabato, kugira ngo ikimenyetso Imana ibe iri muri bo yuzuye, nabo babe bari muri yo bagize gute, buzuye. Muri uyu mugoroba nagira ngo nkubwire ngo mu isi nta mikino ihari. Kubw'ibyo rero Satani nawe uru rutonde rw'ibyo ndimo gusoma Satani araruzi. Satani ni umuhanga kwiga ibihe no kumenya kubicurika mu mitwe y'abantu. Kubw'ibyo rero Satani nawe arimo arakora cyane. Niyo mpamvu muzajya kubona mubone igihe ubutumwa bwiza bukeneye kubwirizwa mu mahanga yose, nicyo gihe leta nazo zitegura ingamba zibuza ubutumwa bwiza kujya mu nguni zose. Igihe Imana irimo gushaka ko abantu bayo bava mu madini yayobye kugira ngo bakurikire ukuri, nicyo gihe Satani ajya muri ayo madini akayongerera ububyutse, akayashyiramo ibintu bisa n'urukundo, akayagira kugira ngo abantu bagume mu kinyoma. Nujya gutandukana n'ikinyoma wibuke ko baguhaye amabati. Ujye kunyeganyega bahite bakubwira bati turakurihira kaminuza, uvuga uti ntacyo ubwo ibintu by'Imana nzabijyamo nyirangije. Satani ni umuhanga kubara ibi bintu. Ikindi kintu kirimo gutuma Imana ifata imiyaga ni iki? Irimo irategura itsinda kabuhariwe ry'abamarayika bagomba kuba hafi y'abera igihe imbabazi zaba zigize gute, zirangiye. Iri tsinda ry'abamarayika ngo rizagera igihe aba bamarayika bihindura abasirikare basanzwe, bambara amapeti, bajye baza habera bafunze muri kasho, bababwire bati basange hari abasirikare b'inyenyeri zoroheje, amubwira ati rekura aba bantu bagende. Umuntu abarekure, afande naza abaza ati aba bantu bagiye gute? Mubwira ati afande ukurenze yagize gute? Yaje aha. Mu gihe cya kera umumarayika umwe yigeze kugenderera urugerero rw'umusirikare wari wasuzuguye Imana. Yarabyutse asanga abasirikare be bose bapfuye, atazi uko byagenze, ataha yikoreye amaboko, arabanza aca mu nzu y'ikigirwamana cye ngo akibwire ibibazo yikoreye, arimo kuramya ikigirwamana cye. Abana be baraza baravuga batari ku bundi papa amaze iki? Baraza bamwicira imbere y'ikigirwamana, nticyagira icyo kimumarira, abasirikare be bashize. Uwo ni umugabo bita Senekeribu wasuzuguraga Imana.
hari amasomo menshi ya Bibiliya abantu b'abanyapolitike n'abantu bakomeye bagomba kumenya. Imana irimo iragenda itegura ingabo zayo, kandi si ibyo gusa, no mu banyapolitike Imana irimo iragenda itegura imitima y'abantu bazayihagararira. Amen. Uyu munsi wa none wifata umunyapolitike ngo uhite uvuga ngo abangaba ngo nta Mana bakorera, ngo aba ni babi. Oya, mu ntambara ikomeye haranditse ngo no mu bayobozi b'ibihugu Imana yifitiyemo abaki? Abantu. Kandi mbere y'uko akaga kaba, aba bantu bazaba barengera inyungu z'Imana kuruta iz'ibihugu bayoboye. Ibyo ni ibyiringiro dufite. Ariko mwebwe mwicara kuri YouTube, mukicara muri social media, kabaye. Urabona Korea ya Ruguru ifite igisasu, Amerika yiyenjejeho, kandi Korea ya Ruguru ni inshuti y'Uburusiya. Ubwo rero Uburusiya nabwo ni burakare bubwire Korea ya Ruguru baganire n'Ubuhinde, noneho nibarangiza bakire kure. Ni ukuri hari umunsi tuzabyuka dusanga isi yaturitse, twamenetse ahantu tutazi. Urinjije. Ibyo bintu ntago bizaba. Hari abamarayika 4 bafashe iki? Reka da. Imana ifite plani itanyuranya. Nyamuneka wajya kubona ukabona papa nawe yaje arimo arunga Amerika n'Uburusiya, kandi bombi ni abakozi bi. Ubu papa bumaze igihe bwarafashe Amerika mu biganza, kandi ubuyobozi bw'Uburusiya bwateranizwe n'ubupapa. Ubu harimo harakinwa umukino w'intambara ku buryo wicara ukavuga ngo aba naba baratandukanye, kandi ni tekinike nka tekinike najyaga mbona hano Nyabugogo. Nyabugogo ujya kubona ukabona abajura 2 bafatanye mu ishati, umwe agakubita undi ngumi, ukabona amaraso araje, ugahita uvuga uti shamurekure. Yarangiza ati ntago murekura, amfitiye amafaranga. Ukaburaje utangiye kubafata, shani murekurane. Wajya kubona ukabona barateganye, umwe aguye hasi undi amugiye hejuru, amuti kuyinkokora. Ukavuga uti murekure. Mu gihe urimo kubakiza rero, wa undi wo hasi barimo kuniga, abarimo gucira isiri, uwahuruye mu bantu ngo agukore mu mufuko. Niyo mpamvu uzajya kubona ubone wakijije abantu barwanaga, nibikora mu mufuko usanga ikofi yagiye ryari. Naho ari abahuruye, ari uwakubitaga, ari n'uwakubitwaga, bari mu mukino umwe. Wajya kubona ukabona bose bagiye ku murongo, bagiye gupasura. Nizi ntambara nuko nguko zimeze. Game, umukino urimo gukinwa ni itsinda rimwe ririmo kugaragaza impande 3, ariko izo mpande 3 ntazihari. Bibiliya yagaragaje ko Yesu azagaruka, ubwami buyoboye isi ari ubwami bw'Abaromani. Wambaza ngo none Amerika ni umukozi wa Roma. Wambaza ngo Ubushinwa, muzige hari igitabo kimwe nasomye yuko Roma, Vatican, niyo yatumye Abashinwa baguma kugusenga iriya misozi yabo kugira ngo bubashe kubakontorora neza. Ibi rero ni ibintu mukeneye kwiga, ariko nta mwanya. Nababwiye ko dukeneye kwiga igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe neza. Kubw'ibyo rero Imana irimo irategura itsinda ry'abamarayika. Ezekiyeli igice cya mbere, hari ikintu gikomeye cyabaye. Imana yerekanye ububasha bwayo muri Ezekiyeli igice cya mbere. Hagaragaye Ezekiyeli yarabanje abonana n'Imana, ariko abaza Imana impamvu ibintu byazambye. Igihe cya Ezekiyeli igihugu cy'i Babuloni cyari kigiye gutera igihugu cyabo, Abashuri bari babamereye nabi, hari ibibazo byinshi cyane. Noneho nimureba neza, Ezekiyeli yerekwa ikintu gikomeye. Hejuru y'umutwe w'ikizima hari ikimeze nk'ijuru gisa n'ibirahuri biteye ubwoba bibambwe. Hejuru y'imitwe yabyo, munsi y'iryo juru, amababa yaryo yararambuye rimwe ryerekeye irindi, buri kimwe cyari gifite abiri atwikiriye uruhande. Muri iki gice Ezekiyeli arimo arerekwa ibiki? Yagiye kubona, abona ibintu by'umuriro, abona ibihu, abona umuriro byerekana intambara. Agiye kubona, abona hejuru y'iyo ntambara hari ibizima 4. Ariko yakomeje kureba hejuru y'ibyo bizima, yahabonye ikintu gikomeye.
muri ibyo bizima byagendaga yabonye igisa n'ukuboko k'umuntu munsi yabyo. Mu magambo make, nubwo twabona ibintu bigenda byanga, ariko hari ukuboko kw'Imana gukontorora ibintu kutagize gute, kutagaragara. Umurongo wa 26, kandi hejuru y'ikirere cyari hejuru y'imitwe yabyo hari igisa n'intebe y'ubwami isa n'ibuye rya safiro, kandi hejuru y'iyo ntebe y'ubwami hariho igisa n'iki? Hariho igisa n'iki? Abafite Bibiliya, hari igisa n'iki? Igisa n'umuntu. Mutekereza ko ari inde ufite ububasha bwo kujya hejuru y'ibizima, yarangiza agatera intebe y'ubwami, kandi iyo ntebe y'ubwami akayicaraho? Ninde wemeye kwisiga ubumuntu kugira ngo adushyikire? Ni Yesu Kristo. Kubw'ibyo rero Ezekiyeli yeretswe yuko hejuru y'imiriro, hejuru y'amagare y'intambara, hejuru y'ibyo bintu byose hari ibizima, hari kontrole y'Imana. Ariko hejuru y'ibyo byose hari intebe y'ubwami bw'Imana, kandi kuri iyo ntebe ntabwo ari intebe nk'iz'isi, hicayeho nde? Kristo. Kubw'ibyo rero Yesu yicaye ahantu adatokorwa, arimo arakurikirana ibibera mu isi kandi abifiteho igisubizo. Kubw'ibyo rero uyu mugoroba abantu b'Imana ntibakwiye guhahamuka na rimwe. Nimureba neza aya magambo twasomye mu Byahishuwe igice cya 7, agaragaza neza ibigendanye n'imiyaga. Kubw'ibyo mu gitabo cya Daniyeli n'Ibyahishuwe paje ya 78 haranditse ngo mu mvugo y'amarenga imiyaga isobanura impagarara, imvururu mu bya politike n'intambara, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Nanone ngo uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, dore ibyago bizava mu ishyanga rimwe bitera irindi, kandi inkubi ikomeye izaturuka ku mpera z'isi. Uwo munsi abishwe n'Uwiteka bazaba hose, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi, ntibazaririrwa. Amagambo akomeye, umuhanuzi avuga iby'intambara Uwiteka azarwana n'amahanga yose. Impagarara n'imvururu bizatuma uku kurimbuka kubaho byitwa inkubi ikomeye. Kuba imiyaga isobanuye impagarara n'intambara bigaragara mu iyerekwa ubwabyo. Inyanja rero isobanura iki? Inyanja cyangwa amazi iyo bikoreshejwe nk'imvugo shusho ya Bibiliya byerekana amoko y'abantu n'amahanga n'indimi. Marayika yabwiye umuhanuzi Yohana ngo ya mazi wabonye niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Bivuze ngo iki rero? Tugiye guhura n'ikibazo gikomeye. Hagiye kuboneka imiyaga igomba guhuha mu nyanja. Inyanja ishushanya abantu benshi, kandi nagira mbabwire, ibibazo abantu bikoreye birabarenze, ibibazo ibihugu byikoreye birabirenze, ibihugu amadini yikoreye birarenze. Ariko nagira ngo mbabwire, hari Kristo wicaye hejuru y'intebe. Usa n'iki? Usa n'umuntu ufite kontrole mu biganza bye. Kubw'ibyo rero icyo tugomba gukora ni kimwe, ni ugusiganwa n'ibihe. Iyi miyaga abamarayika bafashe, ndagira mbabwire ngo iragaragaza amoko y'intambara. Ariko nagira mbabwire, hari intambara z'amoko menshi. Nakomeje kureba nsanga hariho amoko 10 y'intambara. Buriya iyi ntambara ibaye ku isi, hari abahanga bazi gushushanya intambara bahita bayishakira izina, kubera ko bagomba kubanza kumenya ngo iturutse kuki. Ubu hariho intambara z'ibihugu birwana, ukabona ibihugu birimo birarwana kandi atari byo birwana, birengana. Buri wese arimo kurwanira bosi we utagaragara. Hari intambara zirimo gutegurwa, bagatera ishyanga rimwe kwanga irindi, bapfa umugezi. Muzabyumva muri za Sudani nahe, ngo abantu ngo bahuriye ngo ku mugezi ngo baricana, leta ihagera isanga abantu bicanye bamaranye. Ariko ugasanga ni tactique, hari umuntu wihishe inyuma y'iyo ntambara ushaka ko ayo moko abiri atazapfa abayeho, agomba kumarana kugira ngo aho hantu ahakontorore, bazahashira hature. Hari intambara zo guteranya abaturage na za leta zabo, mukaba mufite ubuyobozi bwiza, umuntu agaca ku ruhande
agatora abantu bagiye bava mu gihugu akabanza akabakubita ifiriti akabagaburira neza, yarangiza akababwira ati rero buri gitondo saa sita na nimugoroba mujye mugaburira abantu ibintu by'ibihuha. Abantu ibihuha bakabirya we. Umuntu umwe yigeze gutega amatwi radiyo, arangije atega amatwi radiyo ajya kuri YouTube, arazaza kundeba arambwira ati karabaye shati turapfuye nta n'umwe uzagira gute uzarokoka. Ariko reka ngira ikintu mbabwira, hari Imana mu ijuru, hari Imana mu ijuru, mugomba kubimenya. Ubu abapagani bari buta umutwe, natwe duta umutwe, turaba dutandukaniye nabo. Hari intambara zituruka ku bihugu bibiri bishobora kurwana, birwanira inyungu, ariko iyo nyungu itavugwa mu mazina. Abaturage bakajyamo bagafata ibyapa bakagenda mu muhanda bati abaturage aba n'aba turabiyamye, kandi batazi n'impamvu zigira gute. Niyo mpamvu abantu b'Imana bagomba kuzitondera guhubukira, gupfa kuvuga, kwijugunya no guhinduka abafatanyabikorwa mu ntambara ziriho mu minsi y'imperuka, kuko ushobora gusanga icyo urwanira atari cyo undi agize gute arwanira. Nigeze kubona abayobozi b'amadini muri Kongo bishyize hamwe, barimo gufasha leta ngo guhangana ngo n'igihugu cyabateye. Barakaye, ukabona umuntu w'umupadiri arimo aravuga disikuru ahekenya amenyo, umupastora muri nyuma ati we turabyanze. Kukibaza aba bantu baracyafite Bibiliya nk'inkota. Buriya ikikubwira yuko uri umusirikare w'injiji iyo uhinduye inkota. Murabona Petero yaraje, Yesu aramubwira ati mugurisha imyitero n'ibyo mufite, mushaka ukuntu muraba ibihe bibi, bigomba kuza mufite iki? Inkota. Petero yari afite inkota ebyiri yagendanaga, arangije barazizamuye ati ngizi ngewe mba ncanye ku maso. Yesu aramureba aramubwira ngo izo ziramaze. Mu magambo make izo zimaze iki? Yesu ngo yavugaga inkota y'ijambo ry'Imana yari yarababwiye, naho Petero we yari ari mu nkota. Bizakomeza gutyo, Imana izakomeza isaba abantu kuba abasirikare bayo, ariko usanga abantu bitaye ku bintu bitanabareba. Mukanguke. Sango umuntu wo mu gihugu kimwe w'umukirisitu yagiye kuri televiziyo arimo aratuka uwo mu kindi, ngo Imana iri mu ruhande rwacu, ngo izabatamaza, ngo ishobora no kubakubita inkuba. Ukibaza Imana wiyizana muri ano matiku. Nshuti zanjye, hari amoko y'intambara zigendanye n'itumanaho, aho igihugu kireba ikindi kikagitera kitakyegereye. Uko twinjira mu ikoranabuhanga niko hazaboneka intambara zo guhombya itumanaho, guhombya amafaranga, cyangwa se guhombya inganda. Nahoze ndimo kubona hari na tekinike y'intambara zibera mu bintu bibiri. Umuntu akaba ashobora kwangiza inganda zawe, cyane cyane inganda zinjiza, nk'inganda z'inkingo n'inganda zikora ibintu by'imbunda zikomeye. Izo ni intambara. Igihugu kimwe kigashaka guhanagura abikindi. Igihugu kimwe kikaba gishobora kuba cyatera ikindi, nk'uko Uburusiya bwateye Ukraine. Ubu abanya-Ukraine barahunze aho bari baramenyereye, igihugu cyabo cyabaye intabire. Mutekereza ko bazagaruka se? Ugasanga umuntu intambara y'iby'umwuka arayihagaritse, arimo aragenda areba. Ejo umuntu yarampamagaye, ejo bundi bitese ni byiza, njya mbona wigisha ubuhanuzi buvuga ko Amerika niyoborwa n'umugore bizagenda gute? Ibyo bintu hari aho byanditse ra? Ubu abantu bashyushye mu mutwe, turapfuye. Nyamara Amerika niramuka iyobowe n'umugore, hari filime nabonye mbona birasa, nyamara ibintu byabaye muri iyo filime abantu barapfuye barashira. Kandi dore nuko tuba tubabwira. Ibyanditswe byera byatubwiye ko Amerika izaba ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'iki, ariko ikavuga nk'iki. Ni ibyo ngibyo Bibiliya yaparikiyeho, ibindi mwijyayo. None se iyo ntama yari agakobwa? Buriya rero reka ngiye ikintu mbabwira, ibintu byakagombye kutwihanisha twabiretse, aho kugira ngo dusiganwe na Kristo ugiye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, turimo turasiganwa na Trump n'uriya mugore bari mu matora. Bitumarira iki? Nta kintu bitumariye.
ikintu tugomba gukora ni kimwe, ni ukubura amaso. Ibyo byose nibiba muzubura iki? Imitwe yanyu, ko gucungurwa kwanyu kuzaba kugize gute? Twebwe turahamagarirwa kubura amaso tukareba icyo Kristo arimo gukora ku ntebe yande, aho yicaye iruhande rwa se. Icyo nicyo kintu gifite akamaro. Nshuti zanjye, narebye ibintu by'intambara ndumirwa, kubiba propaganda, igihugu kacyangiriza abaturage mu mutwe. Ubu dufite abantu bagiye bakina amafilime, abantu baraza bazana amashyirahamwe yo gushyigikira urubyiruko, amashyirahamwe yo gufasha abasore ngo impano zabo zigaragare, ariko byarangiye ubu dufite mu basore nk'10 usanga umwe yaramaze kwidekarara kuba umutinganyi. Bari budufatire mu nzara, badufatire mu nkunga, badufatire mu... Iyo nayo ngo ni intambara yo kwangiza sosiyete runaka ngo itazamuka mu bwenge. Intambara z'amoko y'abaturage, nasanze ari amoko 10 y'intambara, kandi izo zose igihugu kimwe kirimo imwe, ikindi kirimo indi, hakaba n'intambara y'amagambo yo gutuma abaturage bahorana ubwoba. Kandi ibyo bintu n'ubundi birahari. Nshuti zanjye, nagira ngo nihute nishakira gushaka umusozo mu cy'Imana idushakamo. Nta magambo akomeye nasomye mu gitabo cya Daniel, igice intambara ikomeye, page 316. Turimo kwihuta. Daniel yeretswe ubwami bukomeye bwategetse isi mu bigereranyo by'inyamaswa zo mu ishyamba zaje zikurikiranye, ubwo imiyaga ine yo mu ijuru yahubukiraga mu nyanja nini. Umumarayika yasobanuye ko amazi agereranya abantu, amoko menshi, amahanga menshi n'indimi nyinshi. Imiyaga rero yo igashushanya intambara. Imiyaga ine yo mu ijuru ihuha mu nyanja nini yerekana ibintu bibi bikabije byabaye mu ntambara no kwivumbagatanya mu gihe izo ngoma zakoresheje ngo zigere ku butegetsi. Uko leta zijya guhindurana, hari ibitambo by'abantu bigenderamo, kandi ibi bintu byose bifitanye isano n'ubuhanuzi. Ariko nagira ngo mbabwire, Imana ifite ububasha igiye gukoresha kugira ngo ibi bintu byose, aka kavuyo kose kagere gute? Gahagarare. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire amagambo akomeye twihuta. Ni amagambo yanteye ubwoba. Kuntera ubwoba ntabwo ari uko bivuze ngo yanteye ubwoba, ahubwo ni amagambo yankoze ku mutima. Ni amagambo ari mu gitabo cyitwa Uburezi, page 188. Haranditswe ngo, ubu abamarayika baracyafashe imiyaga y'intambara kugira ngo idahuha kugeza ubwo isi yose izaba imaze kuburirwa iby'akaga kayugarije. Ariko umugaru uri kwisuganya witeguye kuyogoza isi. Ariko barimo baratubwira ngo ibyiza biri he? Biri imbere. Kandi igihe Imana izategekera abamarayika bayo ngo barekure imiyaga, hazabaho imyivumbagatanyo n'ubushyamirane bitabona uko bivugwa mu nyandiko. Bibiliya yonyine niyo itwereka ishusho nyayo y'uko ibyo bintu bizaba bimeze. Muri yo hagaragaza amakuba akomeye kandi aheruka azaba mu mateka y'isi yacu. Ayo makuba yatangiye kugaragariza ibimenyetso byayo imbere yacu. Urusaku rwo kuza kw'ayo makuba rutera isi guhinda umushyitsi, kandi n'abantu bagahagarika imitima n'ubwoba. Urugero, urimo urashaka ahantu intambara ya Israel na Palestine iri burangirire bikakuyobera. Harimo abantu rero batangiye kuvuga ngo Israel ngo n'ubwoko bw'Imana ngo bazatsinda. Nkurikije imyumvire ipfuye iri mu bakirisitu b'iyi minsi, Israel iramutse ivuze ngo abantu bazi ko Israel ari ubutaka bw'Imana, muze tubambike murwane intambara y'Imana, hari abantu bava mu bihugu byose by'isi bakajya kugira gute? Kurasana kubw'ubujiji. Abisiraheli barimo baragundagurana n'ibintu bibi bakoze byo kutemera Yesu ko ari umukiza n'umwami wabo, kandi bazongera kongera kuba bagarura akabaraga ari uko bamwemeye nk'umwami n'iki? N'umukiza. Ariko magingo aya nta kimenyetso dufite cyo kureba ku Bisirayeli n'intambara zabo ngo tuvuge ngo Abisirayeli nibarwana intambara amezi 3 ngo isi izahita irangira ngo Yesu azahita aza. Reka da.
ubutumwa bw'ubwami nibumara kwigishwa iki? Amahanga. Imperuka izahera ko igire gute? Ize. Muri uyu mugoroba ndabasaba kwitoza kumva amateka y'Imana. Ndabasaba kwitoza kwiga intambara y'umwuka. Ndabasaba kwitoza gusaba Imana kugira ngo ikubere ibyiringiro bishyitse. Ndabasaba gusoma ibimenyetso by'imperuka birimo gusorera imbere yanyu, ariko mukibuka yuko hejuru yo hejuru twahabonye igisa n'iki? N'intebe. Kandi kuri iyo ntebe hicaye usa n'iki? N'umuntu. Wa wundi Nebukadineza yabonye mu itanura ry'umuriro. Yarangiza akavuga ati se twatayemo abantu bangahe? Bati twashyizemo abantu bangahe? Arangije arabaza ati none ko mbonamo umuntu wa kane kandi akaba asa n'iki? Uwo nguwo wagiye mu itanura agatangamo abana be niwe turi kumwe nawe. Kubw'ibyo rero Imana ifite kontrole ya byose. Ibi bintu byose biba ariko nagira ngo mbabwire nimutuze. Hari abakristo bamwe barimo gushaka kwigira nk'abanyapolitike. Abanyapolitike bafite umuhamagaro wabo, Imana ifite ibyo yababwiye, bafite akazi bakora. Mu Baroma 13 noneho Bibiliya yaranavuze ngo nabakozi b'iki? Nabakozi b'Imana. Nimugume mu byanyu, mureke nabo bagume mu ki? Bagume mu byabo. Bafite inshingano Imana yabahaye, nibatazigendamo neza Imana izabahamagara ibibarize, kandi imbere yacu twese hari urubanza. Bibiliya iravuga ngo nuko mbona intebe ikomeye, mbona imbere y'iyo ntebe hari umuriro utandukanya abantu n'iyo ntebe. Mbona abantu bose bo mu isi, abakomeye n'abagize gute? Bahagaze imbere ngo bagire gute? Bacirwa urubanza. Ibitabo bigira gute? Birabumburwa. Muharire Imana umurimo wayo, natwe dukora umurimo wacu. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba hari amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Ibibaho mu minsi y'imperuka. Ni igitabo nkunda cyane, icyigisho cya 15 paje 136. Haranditswe ngo abakristo bose bazagira uruhare mu rugamba ruri hagati yo kwizera no kutizera. Abo bakristo bose bazagira uruhande baherereyemo. Hari abo bigaragara ko batari ku rugamba ngo babe bari ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Bashobora gusa n'abatabogamiye ku ruhande rurwanya ukuri, ariko nanone ntibazagaragaza ko bari mu ruhande rwa Kristo bitewe no gutinya guhomba imitungo yabo cyangwa kubabazwa n'uko babakoba. Abameze batyo bose babarirwa mu banzi ba Kristo. Uko dusatira iherezo ry'ibihe, ni nako itandukaniro hagati y'abana b'umucyo n'abana b'umwijima rigenda rirushaho kugaragara. Bazarushaho kugaragaza ko batandukanye. Iryo tandukaniro rero ryumvikana mu magambo nk'aya Kristo yavuze. Kubyarwa ubwa kabiri ni ikintu cya mbere kirimo gutuma abantu bagira gute? Ibintu birimo birivangura. Ubu twese twicaye mu idini, turareba imbere, duteye indirimbo twayitera, ariko tugeze ku kibazo cyo kubyarwa ubwa kabiri no kutabyarwa ubwa kabiri, hahita haboneka amatsinda ngahe? Ibintu birivangura. Icya kabiri, kuremerwa muri Kristo bundi bushya. Uko bwije nuko bukeye ukagenda usaba Imana ikakurema. Ndagira mbabwire ngo umubyeyi yatwite ararya akananywa ngo azabyara umwana ufatika. Iyo amaze kubyara umwana aramukarabya, akamuha ibere, akamunanura mu gihe amukuye mu mugongo. Ibyo bintu byose no kumwitegereza mu maso no kumukinisha biri mu bintu bituma umwana aremwa akavamo umuntu muzima. Kubw'ibyo rero ugomba kuguma hafi y'Imana, ikakugaburira, ikakunanura, ukayireba mu maso ukamenyera. Ikindi cya gatatu, gupfa ku by'isi. Iyo ni ingingo ya gatatu yikora igahita izana itandukaniro, abantu bagacikamo amatsinda abiri. Buriya turicara tukereka ko dukunda Imana, ariko iyo bigezaho musabwa amafaranga yo gukora umurimo, iyo bigezaho mukeneye gutanga 10 n'amaturo ngo umurimo w'Imana ujye mbere, ujya kubona ukabona umuntu aravuze ngo ariko Imana aravuze ngo twese turi abatambyi nanjye muyamenye ariki. Gukunda iby'isi gucamo abana amatsinda abiri. Icya gatatu, kubaho mu Mana. Izo ni inkuta zitandukanye iby'ijuru n'iby'isi, maze zikagaragaza ab'isi n'abagize gute? N'abatoranyijwe. No kuvuga ngo ibi bintu bine birahagije ngo bigushyire mu ruhande rw'abazarimbuka, cyangwa birahagije ngo bigushyire mu ruhande rw'abantu bazarokoka. None uri ku ruhe ruhande? Muri uyu mwanya
ndashimira Imana yabanye natwe, ndashimira Imana ikomeje kutwereka aho ibihe byerekera, ndashima Imana ikomeje kudutinyura, kutwereka ko imbere hari akaga, ariko Imana ikatwereka ko yicaye kuki, yicaye ku ntebe. Abantu barimo baragaragaza ububasha bwa Satani, ariko muri uyu mugoroba tubonye ko Imana ifite imbaraga, tubonye yuko nubwo isi ari mbi, Kristo adufitiye impuhwe kandi akigaragaza ibimenyetso by'inkovu zo mu biganza imbere ya Data wa twese, avuga ngo nuriya nawe naramupfiriye, mwihanganire. Yari amaze igihe ajagaraye, yari afite ibintu byamutwaye, ariko noneho ubwo abaye nk'ugutse, akaba akanguwe n'ijambo ryanjye, akaba akanguwe n'aho ibihe bigeze, mufashe nawe abone uburyo yashyirwaho ikimenyetso mu gahanga. Ikimenyetso cy'Imana kigomba gushyirwa ku ruhanga rw'abantu basaba Imana guhinduka kandi berura ikibi, bavuga icyaha mu izina, abantu bataka banihira ibibi bikorerwa mu isi. Abantu bamaze kwegurira Kristo ubuzima bwabo kandi bakaba nta kintu batinya. Abo bantu bafite ububasha bw'Imana yuko Imana izandika ikimenyetso cyayo mu ruhanga rw'ibitekerezo byabo. Muri uyu mugoroba nsoza, ndagira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere ugomba gukora no guhungira mu Mana. Imana irimo iravuga ngo ntacyo ntakoze, narakurinze nk'uko inkoko irinda imishwi yayo, ariko mwarananiye. Twabonye amabanga yo gukira k'umushwi. Nuko ubwo tuvumbuye ko akaga kagiye kuba, tukabona ko isi igiye kwiyongeramo intambara, isi igiye kubamo intugunda, abaturage bagasubiranamo, tugiye kubona yuko isi igiye kuba nk'akavuyo, ariko hakaba hari abamarayika b'Imana bafashe imiyaga. Ubu iki ni igihe cyo kwinjira mu bwishingizi, ni igihe cyo guhungira mu mababa ya Data wa twese. None ndabaza, ninde muntu witeguye kwiyegurira Imana? Ninde muntu muri uyu mugoroba utera umugongo iby'isi? Ninde muntu urimo gushaka kubyarwa ubwa kabiri muri uyu mugoroba? Ninde muntu urimo gushaka kuremerwa muri Kristo ngo abe umuntu uhamye ushyitse? Ninde muntu uri hano witeguye gutanga ibye byose bishoboka kandi nawe akitanga kugira ngo ubutumwa bwiza buri mu ikorosi risoza nabwo bubwirizwe? Niba uhari ushaka kwiyegurira, ni muhero. Imana igakomeza iti, murwanyi we, icyo mbwira nawe. Ansubiza yitonze ati, intambara igiye gushira, ariko guma kuki? Guma ku rugamba, wibabara, ihangane, wireke imirimo yawe, kuko tuzabona ibihembo tumaze kugira gute? Tumaze gutsinda. Imana irimo irashaka abantu bahindurirwa amateka. Muhagurutse turirimba indirimbo yacu isoza. Murinzi we, menyesha igihe, mbese wacu ni muhero. Ati ijoro ryijimye cyane, ariko buracya. Ntukarire, ntukarire, gumya ugende, nturorere kwiringira, kugeza igihe uzasohora umunsi uhoraho. Murwanyi we, murwanyi we, cyo mbwira nawe, ansubiza yitonze ati, intambara igiye gushira, haza kurugamba. Wibabara, wibabara, ihangane, wireke imirimo yawe, kuko tuzabona ibihembo tumaze gutsinda. Ndacyabaza ibyaremwe byose, binsubiza ibyaremwe, irya biti
byose byaremwe biritega Imana. Imuhira ubu ni bugufi tunezerwe mu mitima duhumure ko tuzakira dushiraga agahinda. Ntukarire tuzabana amakuba zabashize ntabwo tuzabura amahoro mu rugo rwa data. Amen. Ntabwo tuzabura amahoro mu rugo rwa nde? Rwa data. Ariko iki ni igihe cyo kwiyandikisha kugira ngo ujye ku rutonde rw'abantu bazajya mu isi nziza aho tutazabura amahoro. Iki gice cya nyuma tugiye kugisubiramo. Se hari umuntu wifuza kujya ku rutonde rw'abantu bazasanganira Imana? Imuhira ubu ni bugufi tunezerwe. Niba uhari ngwino mu mitima duhumure ko tuzakira dushiraga agahinda. Ntukarire tuzabana amakuba zabashize ntabwo tuzabura amahoro mu rugo rwa data. Nanone waratubambiwe i Karuvari, dutangajwe nuko na n'ubu uyu munsi ukimanika ibiganza. Turi ikimenyetso cyo gukomereka kwawe. Inkovu zawe nizo zihisha amateka y'icyo wadukoreye. Uyu munsi Mwami Uwiteka utwemerere natwe tugusabe winjire mu buzima bwacu. Hindura amateka. Isi iri mu musozo wayo. Ntabwo ikintu cyose kiri ku isi gihumirije, n'ibyaremwe ubwabyo byiteza impanda. Uduhumure two kurushwa ubwenge n'ibyaremwe. Turinde kuba nk'inka, duhe kuba mu isi dufite ubwenge. Mu gihe ibi bintu byose byanze, tubona imibereho y'abantu yazambye, imibereho y'abashakanye yazambye, imibereho y'ibihugu yazambye, imibereho y'abantu mu buzima bwa buri munsi yazambye, ndetse n'abitwa ko basenga imibereho yabo ikaba yazambye. Dufashe wubure imitwe yacu. Nta kintu cyiza turimo kubona ku isi. Tuzamure tukurebe, kuko kukureba mu maso niho dushobora gukura umunezero. Abana bawe bateye intambwe baje imbere, ni wowe bahagurutse basanze, ubafate mu kiganza. Barifuza yuko amateka yabo mu gihe bamarayika bagifashe imiyaga, barifuza guhindurirwa amateka. Barifuza ko batunganyirizwa uruhanga kugira ngo bazabashe gushyirwaho ikimenyetso cyawe. Bafate mu kiganza ubarinde gusubira aho bari bari. Kandi natwe udutinyure, tumenye yuko nubwo Satani afite imbaraga, Imana yacu iri hejuru ya byose. Mwami Uwiteka, ubwo wemeye gusa natwe kugira ngo tuzamure, duha amahirwe natwe duse nawe. Ngaho rero muri uyu mugoroba tugushyize imbere igihugu cyacu, ukirinde n'abayobozi bacyo. Tukweretse abayobozi b'itorero kugira ngo ubane nabo, ubahumure mu gihe nk'iki cyo guhumuka. Tukweretse imiryango yacu Mwami Uwiteka, kugira ngo ubwo Satani ashaka kuyigira icumbi ryaho akoresha arasa, Mwami Uwiteka reka uzamure ibendera ryawe mu miryango yacu, kugira ngo uru rugamba turimo kurwana uduhe kurunesha. Ngaho rero ubuzima bwacu, impagarike yacu, imitungo yacu, ibitekerezo byacu, Mwami Uwiteka n'ahazaza hacu twashyize mu biganza byawe.
tumeze nk'ibyana by'ikizu, aho turi harashyushye, ntabwo tuzi akaga kenda kuba. Gerageza Mwami Uwiteka, urambura amababa yawe uduhungize dukanguke. Numara kudukangura uduhagurutse, uduhungishe, udushyire mu bwishingizi bwawe. Ibihamya by'ijambo ryawe bivuga yuko umugore wahigwaga n'ikiyoka yatabawe ahabwa amababa nk'ay'ikizu. Mwami Uwiteka, duha amababa yo guhunga ibyo Satani arimo gushyiraho ngo bidutembane. Duhe amababa yo kugira ngo Satani ibyo arimo gushyiraho byatembana imibiri yacu bitsindwe mu izina rya Yesu. Ibintu bishobora gutembana ahazaza hacu bitsindwe mu izina rya Yesu. Ibishobora gutsemba ndetse bigatembana kwizera kwacu byigizweyo. Ibishobora gutembana icyo twakuragaho imibereho. Mwami Uwiteka, Satani akababona kutwahagiza no kutugira abantu badafite pfo na ruguru aribyo byamunezeza. Ngwino tubere isoko y'umugisha. Muri uyu mugoroba udusezeresha ubwiza bwawe, kandi abatubona bahere ko bamenye ko twahoranye nawe ku musozi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.